Miss Africa koko uragira ngo nkore iki? Ndakwanga nyine. Urandeba iki se ibintu mba nkubwira ntago ari byo? Uzawurunyurira buri munsi. Wagiye umbabarira ko buri munsi buri saha nukuza mbwa kunyanga. Ntabwo ushobora guhindura ikindi kintu. Nese igihe nere nkubwira ko nkwanga ntabwo ubyumva. Nese mama njye ninjye wabimuteye. Ibyo mupfa na mama njye ndabizi koko. Cyo ufata intambara zawe na mama ugashaka kuzinzana. Ibyo byose byatangiriye mu nda ugenda wikundisha kuri mama umwigira umuntu mwiza utuma mvukanyanga. Ngumunda ngo ngiye ngo unatangiye kukubuza urukundo rwa mama tukirimo. Bose ufite ukuru wigira kana keza. Nese we wari ufite ubwenge basi. Ndakwanga nyine munda nge Samana urambabaza pe. Uzi ikintu gisigaye nukuzabyandika anga mu gahanga kanye ngashyira izina nkavuga ni Nyiramana ndamwanga. Urajya ngo nzimanike nzabigenze gute? Ibintu warunyurira buri munsi uranyanga maze kubimenya pe. Ndabizi kunyanga. Kwareba gusa. Umva Nyirama urambangamira pe. Urambangamira. Wajya gushinguka mu cyaro uzahangaha mu mujyi ujya he? Ubu ntago mbabayeho neza. Kubebwije nagushakaga. Sekibazo. Kenje mba numva ndambiwe pe. Urambiwe iki? Nyine mba numva ndambiwe kuba muri uru rugo. Kugira ngo wajye kujyaho umwana w'imyaka 3. 3 se gute? Ngoreba ibintu Afrika bankorera azanuka ibintu byose ankorera muri runo rugo. Uko kurabona nabasha kuba muri buno buzima. Ese bavuze ngo isira kwigisha. Ikongera kwigisha kandi kugira ngo bicemo intwaro no kwihangana wumva. Nese bigiye nigiye kuko nigihagije. Ngo tekereza ndi mu cyaro ni narizi ubuzima bubi nabo bayemo. Na hano mu mujyi koko ndaho gusa. Akoze igitutsi cyishende. Kuba bikaza kagutuka. Kataraza ngagutuka ugiye kurya ibisanzwe kusahane. Kataragutuka mu byamo byyorose. Niki kiguteye ubwoba? Wamwihoye ukamenya ibyo bakora akazi cyakuze. Mbe n'ukuri ndumva nshaka kwisubirira mu cyaro. Ariko koko. Agasanyo ribagiye. Mu cyaro kwande. Bibagiye ukuntu waje muri mujyi wa Kigali. None akakanya ngusuye mu cyaro. Mu cyaro susanze yone. None se njyewe kujya ngo nkomeze kwa muri buno buzima wese byaro utakisubirira mu cyaro. Bara nkubwira. Baruye kimiteto. Sibyo? Man, uninshi cyane twarakoranye nawe. Nta kibi nkwifuriza. Ndetse n'amatiku yawe n'umuvandimwe wawe ngiye nta nyungu bifitemo. Ko ntabwo bindeba. Sibyo? Iyo bifitemo inyungu sinye kukuzana ngo mushakire aho kuba. Sinari kukuzana muri Kigali ngo nawe wishakira ubuzima nawe kukumisha kunzirwa kubeza urara kunzira kazaribwa n'imbwa shereye. Ariko nakuzanye ko nawe ngufite imwe kandi nzi ko byaguhindura ubuzima. Sibyo? Inama nakugira rero. Tuza ugira umutima ukomeye. Icyambere cyo ufite aho uryama. Sibyo? Wararaga kunzira shiriwe wowe wanyibwiye ko warayikunze. Ufite aho uryama mu nzu nziza, mu cyumba cyiza, mu ishuka nziza, nta muntu kwishyuza umuriro, nta muntu kwishyuza amazi, nta muntu kwishyuza ibyo kurya, urarya ukaryama, unywa ji, ukanywa icyayi, ukanywa igikoma, ukanywa amata ugahitamo icyo ushaka. Uri kumva ubwo buzima ushaka kwikuramo? Rero reka nkubwire ibyo byose nta kintu byabimariye. Kurya neza no kunywa neza nafite amahoro. Bimaze iki se?
kuzinduka mu gitondo saa sita nimugoroba ntuka byaruta njye gasubira iwacu mu cyaro. Ako uratangaje disi. Ubwo urumva ko ikigufitiye akamaro ari ukujya guhobagira mu cyaro. Nta nzu ufite urimo wirose ibishanga ukaryama ku birago. Nta mama wawe waramubuze urabizi neza. Ikuba nicyo kurya ari ibisazi wiri guhingira abantu babuze naho uhingira. Ubwo nibwo buzima ushaka. Iyi nzu ureba hano ukuburanga n'iki byose uri kubica amazi ushaka kujya kwa mu buzima bwa make buciritse gutya. Ugasiga inzu nk'iyi. Urya ukaryama shirira. Umva mugira inama ntabwo mwanya sibyo kandi kurira naga n'umuti w'igisubizo mana ukora urira wajya umbura kwikakurira koko. Nese nsetswe ni. No siri ngombwa ntabwo genda wakagumana umutima. Ako ngiye mbona gutya uzagahinda amafite. Buzibazo mba nikoreye muri uyu mutwe. Akaye gahinda se ko wowe wajya ngo ubaho muri paradise. Akuzi kubona waravukanye n'umuntu musa fotokopi kuva ku kirenge kugera ku musaka. Ariko buri munsi akubwaka kwanga nta kintu kiza njya nkora ngo impangange ibone ko basi nakoze ikintu kizima. Sheri nanjye mafite agahinda ushaka gusanga kangara nkako icyabinarutana. Ariko ikintu namenye muri ubuzima kwimenyera izanjye nkarenzaho nkiyakira uzo nyeneye kurira ku mugenza. Sheri njya mu buriri njyenyine muri ghetto yanjye. Harira umutima wanje karuhuka. Naho kwirigurira abayisi n'abagenzi. Ngenda kuzi pe turi inshuti twarakoranye. Ariko ugiye kakwirigurira. Kuba hano haje umuntu akabona warize gutya uswege ngo baragukubita. Kamubwira rero ko nta kintu giteze kunshimisha. Mu gihe ngiye n'impanganje basi umwe atarasiga undi ngo agende cyangwa se atuze twumvikana. None se we wakiturije ukamwihora njye nakugira inama sheri. Ndatuza nkamwihora ariko buri gihe nshaka amakuru. Okay, ndaza kumuganiriza basi. Sibyo? Ndaza kumuvugisha sibyo? Okay, ngo komeza ibintu urimo njye nari ngiye ndaza kugaruka boss yaje gahunda dufitanye nagira ngo anyishure nyine ukwezi kwa kwarangiye. Gusa nyine nawe ukomere wihangane b'umuntu mukuru. Kaye najya gutuka uje umuhunga. Ntabwo tukira muri salo mu cyumba, raho tukira mu cyumba usoke hanze. Nyine umuhunga, sibyo? Mu gihe bitarakimuka. Bye. Mbona kuza hano hose. Nize bidese. Ndumva mfite akantu kagashiha muri ngiye. Ugire kumbye nakuze musijya amafuta mu mutwe. Mba mukanya nshaka kugenda nandi kugira nsiga amafuta mu mutwe ngende misara bapfungira ibisuko shange nditsa neza. Mba ngiye kujya date. Urabuzwa iki? Ibyo ni ishyari wese wagiye. Byane nande kubona Fred atanyikoza. Nawe kubwiye buriya bugungu rwose ngiye kareka amafuta numva date mbishaka twe nakubuzana wose umve ngo mbazengurutse iriya nzu nozira escalier mba ngiye gusara. Ngiye mba nashushe ubungubu. Ubona ko ntabwo ndi bahindura imyenda datangenda gutya. Sikubona yuko ndeba ngo ufite ishyari we. Mujyane? Kandi mfite umutima mubi wa wundi usa nk'umukara none. Umutima mubi? Wiki? Umutima mubi se byenze bite? Ndagututse ahangaha. Yesu ubwe iyo wowe uri kwivugisha ngiye gusohoka n'ibiki ngiye mba ndaho ngaho ngenda nihoma bihomoka. Akumana wagiye woroshya ubuzima. Nose waje tukajyana. Ke wandangiye umurozi. Izina rya Yesu. Umurozi ngewe kenziranye n'abarozi? Manumva biri seriye bino bintu. Ndumva nshaka kuroga. Ahubwo bakuroze wowe. Ngiye kenziranye n'abarozi. Umuntu ungana nawe ushaka kujya mu barozi. Kuroga ndetse mana abarozi n'abantu b'abakecuru. Reba nka mukecuru iwacu nyina macibiri hirya ninde wundi rogara. Aha, Esperance. Shamwe mbabariro ndangira ahantu hari umupfumu wa wundi utanga uburozi butaraza. Wagiye mu cyaro k'abarozi bo abangirirwaga baroga bakaroga n'iminja bakaturoga ngo tutazatera imbere. Wagiye mu cyaro kajya kubareba. Hako n'ukuri ndumva wasaze. Nizere kuri kwikinira. Nizinasaze gute? Ari kuri kwikinira. Nje nyina. Uza Afrika ngiye ujye ubana nyina. Ushaka kujya mu barozi. Byanyabyo. Kurogesha ndetse. Base wanshakiye nk'umuntu wampereza nyine wenda ntibwite bumwica burundu bukamusinziriza
kugira sinzira nk'amasaha 12 yose akore kwikinira ari washonje babani ibyo bintu uri kuvuga ati nzeye kuri kwikinira ushaka kujya mu barozi umuntu ungana nawe asundike wondi turi inshuti ako sika ngubaze abarozi yagima abagore ngo bafite ingo zabananiye ngo bashika kuroga abagabo uwo shaka kuroga nde nyina Afrika ngomba gukora gashya ni ngombwa ze ngo nzaroge narabaye umugore ushaka gukora gashya tukaroga umuhungu w'abandi atarabana umugabo ya Fred mva ndakubujije uri kumva naroga Fred njyewe nase ushaka kuroga ushaka kwiroga se cyari ngi ushaka kuroga shaka uwo ndoga nabo ndoga ibyo ntibikureba we mbabarira ushaka kundoga hari ahantu uzima nakura cyangwa se hari akantu dore wowe undusha igihe kinini mu mujyi nimba uzana ntabwo uturozi nyine ushaka gusinziriza umuntu umbwira mwana kazakomera njye nagira ibyo barozi cyo kuzereka tureke kubigira ikintu ni ukuri kwimana nagira ibyo barozi ndabizi oya wowe mba mbona utari umuntu atumye mba mbona uri kumwe na karagashinzi ngo ni nyiramarira mpanganye ndayanga ni ushaka kuroga se oya nagari we ibyo nagari byo nkubajije ibintu by'abarozi ntabyumba nzi ega ngiye ke yasi yaranjyohanyeshe wanjye mba ndi kwitekereza igiceri ifaranga umuntu unyihera amafaranga ibyo byo kumenya ibirozi ngiye barandoga ko ntabwo naruga abantu bana narugomba byana abarozi bari pe ndabizi ko hazi ntazi se wugize umara ndi kuroga urahazi nese ubu ni gute se ubu uriya musaza ushaka kumufatisha kuriya utaramuroze urumva ibyo bintu bishoboka ntabwo bari barakuroze shira uzi yuko abasaza niba ari abantu ba mbere bafite mu mutwe horoshye nk'aho umwana muto ukivuka ni abasaza oya umva buretse utanyibagiza gahunda yanjye mfite ahubwo abantu tubatinde niba ushaka umusaza nawe njye ntabwo wapasi ukiri ujya kurogesha Fred niwe wanjye Fred nzamugwa inyuma nibiba ngombwa ko mena n'amaraso nzayamena kubera izina rya Yesu umwana warasaze wowe wakunze umuntu ukamuhatakiya kubyikora njye muzehe wanjye namuhasekeya mu rukundo tayi yanjye ndayirinda yitaho ndayisigasira umusaza agenda aramunda aramfira rero nawe ushobora gukunda abo basaza ushaka kurogesha niba nabo niba n'aba Fred I don't know kumva mfite umujinya mwinshi mvuke si ubyanze mana ariko ukundenganya ngiye ibintu by'abarozi ndabizi kandi mba mbona unyishushanyaho gusugu wakumva uri kumva cyane baroga ngiye ke uri wambonana mana ngiye uri wambonana n'igikakarubamba basi uvuga ibintu by'uburozi ndabizi umva sawa n'ubundi nta munsi hari igihe mbona twabaye inshuti ubundi nakubwira ikintu nkabona untereye hejuru ntago nzi uruhande uherereye Safrina ari kumbwira gutyo Nisi wagiye mu by'abarozi mbivana nyereka njyewe mba nshaka ngo ukigikire nimbwira nyiramana ngo he nawe uzuvuge ngo se stop akumuna aba yakwihora ukagira ngo njye ibintu by'abarozi ndabibwirwa n'iki nawe wacu urogana n'uwapfuye arogana n'uzaroga sinshaka no kuroga nese ubu ni gute waba ufite inyinya utaroga kandi mbizi neza ko abakobwa bafite inyinya hari igihe baba bafite nyine utuntu twinuza nuko ngize winesha umutwe ni imbere muri modoka zangiye kugendera shano ko irengeye nta kurafasha ako ke ntago ushobora basi kunshyigikira bwa rimwe ngo muri igikorwa cy'abantu babagabo njye nuko turi inshuti ntabwo njya nkurakaye ayo ibintu bigeze baze kubona ko warasize wataye umutwe ntabwo nakurakayira pe si watuje okay jya kwiteguza musohokane genda unywa amawine ubyine ure n'abantu bashyashya oh my gosh uraza gutaha umeze neza wabikunda ryashyano ngo ni nyiramanarire njye nukajya umbaza ibintu byo muri inzu ntabwo bindeba ngaho sureba ke reka njye nawe basi dushwane bigira inzira nese kuki mubajije kuri nyiramana uhita uhinduka ugahita uhindura ibiganiro byose twari turimo no nakubwiye ega umenye ko ari bwo myiza nyine urumva nje hano kandi nashakaga wowe umva ntabwo nyiramana nzanana umva sawa Sizabura mariki. Nice. Jewe nari ndyamye ntarasinzira neza numva televiziyo irimo iravuga aya masaha. Wikirwa wivuga. Kanyira nyizina. Ko nandi ngoro ikintu cya kinzamuye. Nkumye gucuga umutekano wanyu. Kamenya neza ko yuko mwaryamye. Aya masaha utari kuri gate.
nyine si byo kukubwira se erega ntago ari umutekano hanze buragusamba bamwe gucunga ahubwo no mu nzanga nkwiye kumenya ngo wasinziye kandi wasinziye amahoro se uri kurota neza mbasa reka ngiye gufata amazi yo kunywa urinze gwaruka ngako ndafite n'ibitotsi wahurwana oya nari narasinzira ubundi ntunguwe no kubona uri murazenguruka muri iyi nzu reka nyakuza yakwereka nanjye ngo hake aho boretse nkuzanire mu litiro nkuzanire mu gikombe nkuzanire mu kirahure nkuzanire mu ubwo uratangiye mu byawe oya ntago ari mu byanjye bamba isiza uri murazenguruka cyara kari muransi ko nyagasa mufuka ikintu mfite uyu munsi anamanjira none dore inzu yose iraka amatara muri salo rusaku wakongera nk'ureba nka cya gihungu cyanze kuzimya hejuru ubona ngiye kuzimya amaruka no muri salo nkazimya sawa rero reka njyewe nzimya amatara mwe ariko se nakubwiye ako kazi ntago ari akawe ibintu byawe ni ibyo mu gikoni wavuyemo ibintu waretse nabi gukorera ndari bimwe nazimya televiziyo ubu hanyuma usubire kuri gate ngereka mu mazi muzane n'amazi uyerekanye neza ako wagiye wumva ibintu ariko ubumva gute wegeye ndaje ko basi izimya televiziyo unzanire n'amazi muzanire agana ikindi ayo ubona mu kagere ka oya genda ako rero nari nagiye kukubwira uzi ko useka neza ariko mana nyagase ntuzi ukuntu wambaye neza rero oya ntago ndi umunyamabara ahubwo urangiye mvuga ibyo mbona ntabwo ugeze kubwira kuri mwiza se ndabikwibwiriye nyereka nze kamfashe nyaruka ikumaye gicese ntacyo ndakuzanira ngaho nzimiriza nako bireke nari ndabyizimiriza
gacupa keza gacupa kanjye ndekura ngende ngiwa niyemeje Ndabizi wikanze. Ariko Keya. Karama. Ese ubundi ko wirakaje? Oya? None se wari wahukaniye iki ubundi nigeze nkwirukana? Erega ntabwo ni nawukanye. Gusa nyine Wari wakoze iki? nyine narebye kugenda ako mu by'ukuri nabonye amafaranga umari menshi pe. Nisanze nyakeneye ntabwo napfa kugenda gutya gusa. Mbese tubanye kubera amafaranga. Anyway. Oya ntabwo aribyo nari mvuze. Imyenda gukeneye ariko n'amafaranga urabizi ko mba nyakeneye cyane. Nyine mama wanjye urabizi neza ko arwaye. Nkeneye amafaranga menshi yo kumuvuza pe. Ibitaro arwariyemo banyatse andi mafaranga kandi n'ahandi hantu nayakura. Ni ukuri ubufasha umwana nta wundi muntu wabona. Bivuge wishimye. Nyine ubufasha umwana nta wundi muntu wabona. Keya, erega ndagukunda. Nyine ndagukunda. Kuvaza mu buzima bwanjye. Numvise meze nkaho ngarutse ibona. Nubwo wenda bitajya byiburira. Ariko ubundi abakobwa bato nkawe ko batagira umushiha, ko batagira kwivumba ubundi wowe byakujeho gute? Uravuze ngo ukunda benshi. Navuze abakobwa bato nkawe. Njerega ntabwo mba nivumbuye. Nyine nuko mba mbona narambiwe bino bintu nkabona ngiye nabihaza ariko none ndagukeneye pe. Ubihaga gute? Ninde wakwirukanye aha ngaha? Basi niyo mpamvu ndi hano ku bwawe. Basi banza umbwiye ko nyine mama ari ikintu uri bubikoreho. Ariko izina nkuba wumva umuripuko w'inkuba ukuntu ikubita. Urabikubita? Urayama? Ndabikubita? Nta kibazo. Nyine si nkuba sikumbwiye ngo irakubita. Warumva umuripuko w'inkuba ukuntu iyikubise imvura igiye kugwa ukuntu bivuga ukuntu abantu bakangarana? Uriya muripuko niyo zina ryanjye. Erega hagati aho ngaho ngenda nagushimira. Ngiye kwivuga mbura naho mbihera. Iyo ataba wowe mama wanjye aba yaramaze gupfa pe. Byose nyine ni ukubera wowe nahageze nyine kuba bakiri kumuvura ni ukubera ubufasha bwawe. Shaje humura.
Nye basi Imana ishimwe ko narahuye nawe. Ntabwo mbyicuza. ariko nsezanye kutongera kubanga. Oya, nta nakongera kujya. Ese nava hano nkajyayo. Kari ufite byose nyine. Ndagukunda. Kaburya mu ruhuki. Shanda naniwe byo. Izi minsi nasinzira kubera ibitekerezo n'ibibazo. Akira umusego. Nakugira hinduka. Kose uraryamana imyenda? Ndinaniwe ndabanyikura. Nyabukuriremo se? Ko njyanye mu bituza byameze neza. Erega. Siko turi kumwe kwihangana najya nihangana muri izi se. Basike turuke mu kanya. Bashaka kumva umubiri wanjye ukoranaho n'uwanjye binyererana umva. Siko utajya usaza. Kana ko gusaza niko kabi. Sinarwareka tukaruhuka. Baze sinkugezeho neza. Basi mu kanya. Shana kuri mfite stress maze iminsi ndi kwibaza ku kibazo cya mama pe ntabwo nekanye na buritsi banze nduke mere neza nyine ndagira nk'ibisanzwe. Cyangwa turi kumwe byibura. Umutima utereye sibyo? Meze neza. Ukuremo n'akantu vaniramo. Harya baratanyura. Uzangurira ibindi n'ubica. Bijya hanga. Sishira ubona mama wanjye azakira. Murazakira. Ubuse basi kuko uzakomeza urukundo amafaranga paka cyangwa igihe kizagera ubirambirwe. Kubera urukundo mfite kuri wowe. Sinakora buri kimwe kubwa mama wanjye kuko niwe wenyine nsigaranye pe. Humura ariko nanjye uramfite. Niyo mpamvu ubona nyine imwe na rimwe mfite ibyemezo bitari byiza. Byose ni ukubera. Humura. Uyu ni Nyiramana na Afrika nindi. Jesus.
niko natwaye inda mu buryo buteye ubwoba, ndayiruhana kugeza aho nisanze kwa muganga. Umwana wanjye umwe avuka yapfuye, nyuma y'amasaha menshi bikomeye undi mwana avuka ari muzima.